hanyuma nabo nditinde cyane kubera ko afite inama ku karere nshaka kujya mu kanya nuko nagira ngo muboneho gusana n'inkumbuye. Ça va? Ça va. Meze neza? Telefone yawe kutayitaba. Telefone yanjye size mu rugo nayimerekeje sister ahubwo murabisikanye. Urona amakosa ushaka kunkoresha? Nuso nanjye ari ngize hora ku mbaho nka roho mbi. Nakakubise. Mwihembuye kabisa. Nanjye se nyakira ndebera nka tubiri basi n'ikinyota. Oh okay. Sawa nakibaza. Meze neza? Sheri imodoka iri hehe? Ntabwo naguye ku munsi ndi burarese ntabwo nagomba kuzana imodoka. Ngomba kuzana nyine imodoka nayisize kugira ngo ntaza kugira ikintu kirabura. Hakuze ubwenge kwitsimba n'utuntu twawe. Waraga cyo kwitsimba. Mujyane n'umutekano wanjye ariko n'uwawe. Yafite umudamu fu. Sha aguketse yagutwika. Ntabwo mbonye rero. Baby? Yes. You know what? Oh my God! Thank you, my king. Sorry. King? I said you're the king of my loves. Thanks so much. I love you. Hadi wewe neza? Yeah. Meze neza cyane. Imusi. Yeah. Wow. Yeah. I like it. Bazooka. Sheri we. Kanzaki. Na. Akuse nduko imana ntarebe n'ukwipe. Nakazi. Menya nakubazanye. Basi tubungufasha iki koko. Amazi. Come on. Say please. Babarira. Yes sir. Nze nkurebe tujye muri siporo. Umva ahubwo mbabarira hano mu rugo ndakwinginze ngo no wihuta ndakwinginze. Okay. Reka nze. Umva mata. Sergi please. Mbabarira. Ndakora iki kuko mbabarira. Ga. Rebe. Uramwishe. Nga? Njyewe oya. Umugome. Wowe uri umugome. Oya nagari njyewe.
amazi Hai. So kuki utambwiye ngo parido Nkubwira gutyo kubera iki se? ukakumenyaho amazi utabishaka Nkubwiye ko nabishakaga se wansaba kukubwira gute? nonese ubikoreye iki Kubera ko nyine nabishakaga gusa nyine tu. cyakoze sirikoreye hakurya yuko ko hano ari iwanjye Ubu se nkubwiye kuri ikirondwe naba nkubeshye. Cyakora umva nkubwire. Nutagabanya uwo munwa wawe ngo urakeye kunteranya n'umugabo wanjye. Nzagutwika umubiri wose. ariko ubu n'ubu uhora unyurira ni uwuhe muri uru rugo Narakubwiye ngo urumva niba akazi karakunaniye reka njyewe ugashoboye ngakore. Ubundi wowe wicara ukora akazi ko mu rugo urye uryame nta kindi ushoboye. ariko sirikoreye wakubona gusa isura ntiyabona umutima ufite w'amashitani gusa wagira ngo wuzuyeho amahwa gusa hakubona uri iki cy'ubundi Nikomada wowe ufite umutima mwiza utatse amasaro n'ifeza n'amazahabu byose. Ko umugabo yakunaniye se akakuzanira undi. Mva mubwire tuzure uko agakino gakinwa. Sheri Imana ni igitangaza n'ukuri Gute? hari ikintu nari narabuze Hararabuze iki? nari narabuze wowe none ubu ndumva ntuje ku mutima ntiwareba Tuza rero ubu ndahari nta kintu kizongera kukubabaza. Sheri urakoze cyane n'ukuri ndishimye Yego Sharaye byanshimishije ariko nyine Sheri ubu koko nabona kuri wa mugore ari imbogamizi ubona atazaturoga. ariko uzi ko nanjye mbitekerezaho dukoze iki sasa Simbizi gusa rwose kubana nawe mu nzu birambangamiye pe njye mbayeho nanifitiye ubwoba. ariko Sheri ujya wibuka ko Sara twarasezeranye n'umugore wanjye w'isezerano Kuba mwarasezeranye se bivuze ko atarogeka? njyewe sake nkaroga umuntu twararanye ku gitanda neza neza agapfa Ngo mwagize gute? umuntu twararanye Okay ngaho mukomeze muryamane ubwo wenda niwe ukumara inyota kunsumba. Naje aha ngaho umwuma warakwishe none wanyumvira ukuntu utangiye kumbwira biswa senye. oya Sheri urusumba wagenda wowe biragarasha unyumvisa nabi ariko si uko nari mvuze gusa mbabarira ndaje mbike muri prison vuba kandi Okay super ndaje mbike muri nese ubona njye ntakeneye kubaho ntuje koko. ariko umugore uranduka naso kandi wa mugore uzangwaho wa mugore ndarengana ko ni uzangwaho Wihitiraga se uhitira agenda yububa nk'umujura kandi wa mugore uri inkunguzi. umva nkubwire wa mudamu umva nkubwire uzangwaho Reka nawe uramuntu uzamugenze abanderanje Amakuru mada. Ese ko mutavuga ni amahoro?
umva inda yawe ntayiri hano gendere. ariko mada reka nkubwire waretse nkakwereka uburyo twakura uyu mugore muri uru rugo. Ushatse kuvuga se ko kumukora hano ibyo mushaka mutabigezeho? Nje ntacyo nshaka gusa nagufashaga. Ahubwo genda umugire inama y'ukuntu mwabigeraho giye mu ndeke. Akuse mada ko mbona umugabo wawe gusuzugura uhe wamusuzuguye. Ibyo ni kazi ke azabyicuza. Ngo Imana akuse mada giye hari ibintu bimwe mu bamusetsa. Imana izo ni story zo mu bitabo uzi yuko izo nkuru ubu se urabona Imana izabona umwanya wo kuzaza kubaza buri muntu wese icyo yagiye akora. Gusa n'urukundo ra se wumva ahubwo ukoze hasi unyibutse ibuye uzi ko wa munsi watunyuragaho ndi kumwe na wa mugore nahise nkukunda. kagira inkuru nawe urakunda rero udashaka bise n'agahiye. Ushatse kuvuga ko bishye? Ahubwo genda umugire inama ko ibyo arimo bitazamuhira na rimwe. Kose mada nje ndi gushaka kugira neza wowe ukanyigiraho wadanje. Ungirira neza Imana nyine nizangirira neza wowe urishuka. Okay, reka nkureke nirire firingi uko ntuzicuze. Yewe genda uryoherwa n'iyo firingi yawe ariko uramutse uzayiruka. Ngo iki niki nzaruka mada? Icyo tumva ni iki? Iyo firingi Sheri byagenze bite se ko umuntu abikunze ubaye iki? wahora n'iki uzi ko naherutse ntetse umugore wawe akaza agahita ajya kubimena muri wese. uvuze ngo nyine yabimenye muri wese Sara afata ibiryo utetse abimena muri wese? cyane rwose. Ibyo bintu mbwese bibaho? ngo bibaho kandi ndi kubwira ko byabayeho. Kanze nkwere iki amushinja umugore. Ubundi yagiye he? ntabwo mbizi kwenda asanga yagiye kwinywera inzoga. Umugore Imana ishobora byose koko. Sheri ihangane sibyo? Ihangane sibyo? Sibyo? Ntunye ko kudaka pushete. Aha zirarambona ariko nta kibazo sibyo? Oh sorry. wa mugore we nutava muri uru rugo njye nzaruvamo. umva madamu waje muri uru rugo ntagomba kuzasohokamo. uravuze ngo ugende uri bwakazi nsenyera urugo nta n'isoni. Ni ibiki? Sara. Ibyo urimo. Ni ibiki? Nta soni. Nta soni. aho sheri ni ukuri ese ko yasanga yicaye akaza kuniga agira icyo nigeze mukora. Bigenze bite? ratarambeshya sheri ratwubise njyeja niyenza. Ndabizi arakubeshera. Ni inkozi bibi. azo ni igihugu naba narakoze kuko mana yanjye wanzi ni urugamba kuko mba ndarwana. Mazi ikibazo nuko inkozi zibi zidatina kuba mu mana. Mana. Tugende, kize tugende. Kandi umushenzi. Fatuka. Nakubwiye kunyitondera wa mugore.
cyane cyane twifata utuntu tw'uduserifi usibye ko Mm. hano ni sawa wumva ko akayaga kaba gahari ariko ntukazajya unsetsa gange twagira ngo neza neza umupango warahiye ni vuba se waje yambiwe ase ubundi ubwo inama wowe na musaza wawe muhoramo nizibora ako sheri erega ujye wibuka ko nta wundi muntu uhari wo kutureberera ni twebwe twenyine turi kuri iyi si ibyo ariko ntabwo wigeze ubimbwira ubundi se ushatse kuvuga ko njye ntari kuri iyi si oya sheri ntabwo ari ibyo nshatse kuvuga pe nyine mu bo tuvukana ni twe twenyine turi kuri iyi si abandi se bagiye hehe kugira ngo musigare muri mwanyine barapfuye bishwe n'iki ariko ubu koko noneho uje wanyoye biki ko ubugambiriye kuntera agahinda gusa ubundi se ko mbona musa nk'intobo umukuru ninde ni njyewe murambesha umukuru namumenya ni jyewe nuko akunda kwikuza okay ngaho usigara uganira na musaza wawe ndananiwe reka manze njye kwiruhukira cyane ikibazo kandi narabikubwiye kuri mugabo azatuvumbura ugira umunjije bazatuvumba kubundi twe turi ibigoryi aho umuntu munteza ni kariya gacucu ngo ni akagore kiwe wow noneho rero aho kujya azatwica imigambi reka tumwikize great ubundi tu nicyo naburaga umva wowe genda nanjye kanjye muri salo numva icyo agiye kuvuga sibyo se shanaje biriwe neza saba akwenyesera ikintu nashakaga kukubwira iki se mugore mwiza nyine ubu koko urabona nta kintu ugomba gukora koko mu maguru mashya iki se mugore mwiza nta kuntu wanandukanya n'uyu mugore koko cyangwa njye nzagende kwibanira na musaza wanjye maze kumpaga okay uvuga ngo ndimo ndabitegura pe kandi urazi ko biba bitoroshye ikitoroshye ni ikihe koko kumukodeshereza inzu cyangwa ngiye kumpenza imwe gusa ibyo ni byo byakunaniye oya bashiri basi icyumweru kimwe cyonyine ndabona bitunganyije neza ntacyo basi ubwo nyine ugerageze ubikure mu maguru mashya pe sibyo ndabikora ni ukuri ashiri inyota ntabwo yakwishe wahora n'iki uzi izuba riri hanze inje umutwe numva neza ugiye guturika pardon kukurangarana reka nkurebera akaji winywere sibyo ndebera sata saa cyenda injye uriho saa cyenda injye uriho ninjye ufite uko abayeho kabisa